witwa Siyoni utabasha kunyeganyezwa na gatoya, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Abiringiye Uwiteka Imana bameze nk'umusozi witwa Siyoni utabasha kunyeganyezwa na gatoya, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi yose Yerusalemu, uko niko Uwiteka agosa abantu be, uhereye none kugeza iteka ryose. Amahema yawe Mana ni meza. nk'uko imisozi yose Yerusalemu, uko niko Uwiteka agosa abantu be, uhereye none kugeza iteka ryose. Amahema yawe Mana ni meza. Uwiteka ari mu ruhande rwacu, mbese umubisha wacu yemwe yabande. Uwaturwanya yaturuka hehe? Uwiteka ari utuneshereza. Uwiteka ari mu ruhande rwacu, mbese umubisha wacu yemwe yabande. Uwaturwanya yaturuka hehe? Uwiteka ari utuneshereza. nk'uko imisozi yose Yerusalemu, uko niko Uwiteka agosa abantu be, uhereye none kugeza iteka ryose. Amahema yawe Mana ni meza. nk'uko imisozi yose Yerusalemu, uko niko Uwiteka agosa abantu be, uhereye none kugeza iteka ryose. Amahema yawe Mana ni meza. Ave ukireba Imana irakuzi, ave ukiganyira gucika intege. Jya kubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi uzabyongererwa nyuma. Ave ukireba Imana irakuzi, ave ukiganyira gucika intege. Jya kubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi uzabyongererwa nyuma. nk'uko imisozi yose Yerusalemu, uko niko Uwiteka agosa abantu be, uhereye none kugeza iteka ryose. Amahema yawe Mana ni meza. nk'uko imisozi yose Yerusalemu, uko niko Uwiteka agosa abantu be, uhereye none kugeza iteka ryose. Amahema yawe Mana ni meza. Amahema yawe Mana ni meza, ugira neza. Amahema yawe Mana ni meza, yewe Yesu. Amahema yawe Mana ni meza, 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 Amahema yawe Mana ni meza. amahema Amahema yawe Mana ni meza. gukiranirwa areke gukiranirwa, ahubwo agarukire Uwiteka, kuko Uwiteka yiteguye kumugirira imbabazi. Itangazo: Uwiteka ni mwiza, nuko mumukorere kandi mumukiranukire, kugira ngo abahe imigisha yose yifuza kubagirira. Kandi nimumwumvira mukamwemerera mukamwubaha mukabana nawe, yiteguye kubagirira neza.